abantu bazi ngo Chitty Big ubundi ni izina ribi. Ribi? Gute? Si harimo abantu bavuga ko izina Chitty Big ari ribi se? Mbaza ngo abantu baba bamereye nabi. Bakubaza ngo iki? Barambaza ngo ubundi Chitty Big bisobanuye iki? Kubera iki cano yanyu yitwa Chitty Big? Uzi ko mbabwira? Ndabwa muzajye kuri YouTube urumva. Mujye kuri iriya cano. Kuranye muri gutanga amakomenti. Mwandike mu mubaze. Mwandike nyirabyo mu mubaze. Mu bibaze nyine tuzabasubiza. Ubundi Chitty Big buriya wenda reka mbwire n'abantu bagira akantu bamenyaho. Ndakababwira mu nyandiko mu magambo make. Chitty Big ubundi Chitty igisobanuro cyabyo mu magambo make ni inyandiko ubundi. None se ubundi ririya jambo Chitty riri mu rurimi ni Icyongereza. Ni Icyongereza. None se byaba byiza utubwiye wenda si alphabe zingahe? 3 enye izina ryose se cyangwa Chitty byose senye. Byaba byiza ugiye tubwira buri alphabe iyi ngiyi ifite meaning iyi ngiyi. Oya ibyo twazabikoraho ikiganiro cyobyo ntago byarangira. Ariko Chitty ni inyandiko. Big yo hajeho big ubundi ni inyandiko iremereye. Uzabishakira ubwiro bwabyo ariko ubundi Chitty Big ni inyandiko iremereye. Ubwo nyine nanjye ndabimenye tu. Kuko iryo zina nta handi hantu riba ku isi. Njya kwicara n'ijye wicaye ndaritegura ndavuga nti ni buryo zina ngomba gukoresha mu muziki wanjye cyangwa mu bikorwa byanjye niko ngomba kuzajya nyine nitwa. Ngomba no gushaka izina ridafite ahandi rihuriye n'abandi bantu. Wenda ushobora kubona hari abitwa ba Chita Magic, hari abitwa ba Chitty Chat, hari abitwa ariko nta witwa Chitty Big uhari. Narabigerageje mbona urabona nka kwa kundi ugiye gusacinga ikintu ucyandika Chitty ubona Chitty nyinshi koko ariko nyine nta yindi Chitty Big wabona. Ntayo wabonamo. Nyine nanjye niyo mpamvu nabanje kureba mu bwiru hose ndashagajaga mbaza abantu mbaza iki byose hose nsanga Chitty Big nta hantu riri. Numva ko ari iryo zina rigomba kuba iryanjye rikaba ari n'umwihariko kuba nta wundi muntu turihuriyeho. Ubwo rero abantu twajyaga duhura bakambaza ngo ariko ubundi Chitty Big ni iki bisobanuye iki? Nizere ko mwabyumvise. Chitty Big ni inyandiko iremereye. Mubifate gutyo nijye rero wise umwana izina umwise uba ugomba no kugena igisobanuro cyaryo. Niyo nababeshya yanjye waryimwise ubwo mugomba kubyumva nyine ko ari Chitty Big ari inyandiko iremereye. Ariko buriya niho ababyeyi bajya bita amazina abana wawe bo ku buryo nk'umwana abajije umubyeyi we ati wenda papa cyangwa se mama izina mwanyise risobanuye iki, ntabe yahita abasha kumuha ubusobanuro bw'izina yitwa. Ababyeyi nubwo ntibabaho. Buri mubyeyi wese abazi igisobanuro cy'amazina y'abana be. Ntago bishoboka. Nese ubu ngubu ko wenda nk'aya mazina bagiye batuzanira y'amakoroni urumva nk'ubu wenda ufite izina ryawe urumva wenda ukatuvuga witwa Kwizera n'urugero wenda witwa Kwizera Denise. Kwizera urumva ni nyine Kwizera harimo Kwizera birumvikana ko ari Ikinyarwanda ariko Denise ni iki? Denise witwa papa cyangwa mama bambwira ibyari byo. Denise wasanga ari nk'intuza wenda ari nko ushobora gusanga Denise ari nk'agasimba wenda ko mu ishyamba ryo mu ntuza wenda ryo muri Kenya. Wenda nka papa akaba yaragiye nko muri Kenya agasanga hari agasimba kitwa Denise akakakwitira. Wenda kumva aragakunze cyangwa akunze uko kitwa. Cyangwa se bari abakoloni bagiye baza mu Rwanda. Urabizi hariho ibintu habagaho ibintu byo kubandwa by'iki byagiye bisimburwa n'ibi
byango ni ibya gatigisi muhajya cyangwa sindi kubyibuka ukuntu babyita ariko bino nyine by'iyobokamana urumva ngo hari amazina y'amapagani hari n'amakirisitu amakirisitu nk'ubu nkibaza wenda nk'ubu ngubu wenda nk'umuntu witwa wenda nka varisiti varisiti bisobanuye iki abantu bitwa ba varisiti nyine nabo bafite uko babizi varisiti noneho hari n'ikindi kintu ejo hari ahantu twari turi kuganira n'abantu muri salo abantu nyine baravuga bati nk'ubu bano bantu bazanye amazina y'amanoza bavuga ngo ni amakirisitu nyine ubaguha wabatirishijwe wabatijwe ariko no kubatizwa ubwo uzi ibyo ari byo ubwira uburimo kubatizwa nyine ni ukubatizwa nyine wowe urabatijwe ubu ni nk'uko wajya gutira ikintu ahantu aho wabisesenguye cyane reka tubigarukira ibintu byo kubatizwa kubera ko nanjye nta makuru ahagije mbifiteho ayo mfite ahagije ushobora kumbeshya oya ntabwo ari ukwe ariko byumve kubatizwa nyine ni ukubatizwa barabyihutisha ariko ni ukubatizwa nyine wowe ugiye ukabatizwa hari impamvu ayo masaku bayashizemo nyine n'ubu ari ukubatizwa kubatizwa ni ukubatizwa nayo harimo ubutinde bw'inyajwi rero hari impamvu burimo none se kubera iki iyo tuvuze ngo inkoko ubundi tukavuga ngo inkoko duhita tumenya ko inkoko ari itungo ryo mu rugo tukamenya ko inkoko ari igikoresho byose sinzi ukuntu biba bimeze ariko rero abantu n'utunyamaswa si harimo abantu benshi bitiranwa n'inyamaswa cyane mbwira nk'umuntu uzi witiranwa wenda n'inyamaswa wabuze umbwire uzi witiranwa n'inyamaswa runaka wamubuze ntabwo ndi kubibuka ariko ndabizi ko babaho urabizi mu Rwanda igihugu cy'u Rwanda ni kimwe mu bihugu ku isi birimo intuza birimo ingagi buri uko ingagi zavutse umukuru w'igihugu ajya kuzita amazina nararebye nsanga amazina bita ingagi yose aba ahuye n'amazina y'abana b'abanyarwanda hari izo usanga zitwa za Cyuzuzo wanza n'izitwa Mugisha ingagi zitwa Mugisha ziba zirimo ugasanga ariko nta ngagi nayo numva yitwa Muhire ntiwamenya kuko ziracyavuka kandi baracyazita wasanga hari izazamo mu itiraniro perezida azabinkorera azafata ingagi ayite umwana w'ingagi awite Chiti Big oya azawita Muhire ko Chiti Big ntabwo ni izina ubwo nabyo byaba bagiye hanze ntabwo byaba ari byo ahubwo bayita Muhire izina ry'ikinyarwanda ariko rero abantu ni beza yitwa neza yitwa Muhire ingagi yitwa Muhire ariko nta kintu yitwaye njyewe mba numva ngize ngiye mbona amahirwe ya buri gihe nazajya nkora mu birunga njya kwirebera inyamaswa zo mu birunga nyine ukuntu ziba zimeze nkajya ariko njyewe agasimba nkunda cyane mba numva ngiye iyo najya nirebera ni twa duhene two mu ishyamba isha ariko turiya dusimba turashimishije pe none se hari ikintu nshaka kukubaza nka Chiti Big ndahari kabisa ngiye kubaza ku bintu bijyanye nyine navuga bijyanye wenda n'imyemerere sibyo ibintu bijyanye n'imyemerere buriya mbwira nyine ukuntu wemera wowe ukuntu byumva mu myemerere yawe urumva ukuntu wumva ijuru nyine ibintu bijyanye imana uyumva ute ubundi wumva imana ibaho ntayibaho ese wemera ko ijuru ribaho cyangwa ntaribaho
ibyo bintu rero ngewe ukuntu mbivuga kumbwira ibyo kumbwira ngo ubyemera aho ngaho waba umaje kunyemeza nyine ko mbyemera ahubwo ngewe uburyo mbitekereza ntekereza yuko ijuru ribaho n'Imana nayo nemera kwibaho ariko kuri gahunda imwe iyihereye ijuru ribaho ariko riba mu bitekerezo by'abantu Imana ibaho ariko nta handi hantu duteze kuzayibona usibye mu bitekerezo byacu njye niko mbyemera hari ikintu kindi wumva narenzaho ubwo wowe ni ukubyumva n'undi wese nyine afite ukuntu abyumva afite n'uko abyemera kuko hari n'abatemera ko wenda no mu bitekerezo ibyo bintu biba bavuga ati ibintu by'Imana se n'ibiki urumva gusa hari umufilozofu umwe bigeze kubaza nyine nawe nka gutyo baramubaza ati ibintu by'ijuru nyine ubibona ute wowe ubyumva ute arangije abwira abantu urumva arababwira ati njyewe ukuntu mbyumva urumva ntabwo nzi niba ijuru ribaho nta nubwo nzi niba Imana ibaho urumva atari ko icyo nababwira niba koko ijuru ribaho sibyo cyangwa ritanabaho kandi bakaba bavuga ko umuntu uzajya mu ijuru ari umuntu nyine wakoze ibyiza wakoze neza sibyo weho gerageza uko ushoboye ubuzima bwawe bwa buri munsi sibyo ugerageze gukiranuka nyine kuba intungane ugerageze kubana n'abantu neza nyine ugerageze gukora bya bindi byose wumva bavuga ngo umuntu ukora ibi yajya mu ijuru sibyo uzategereze urumva niba ijuru ribaho uzarijyamo ariko nimba ritanabaho nta muntu wenda kuzaza kukwishyuza ibyiza wakoze kubera ko ijuru ntarihari none iyo ni inama nzima njyewe nemeranyijwe n'uyu mugabo iyo ni inama nzima yatanze urumva uyu muntu areba kure urumva yaravuze ati njyewe rwose sinzi niba ijuru ribaho n'Imana ye sinzi niba ibaho gusa icyo nababwira urumva kora ibyiza mu gihe ugifite umwanya mu gihe ukiriho ubane neza n'abantu buri kimwe ukiri ku isi nyine buri kimwe cyawe ugikore neza uko wakabaye ugikora urumva niba ijuru ribaho uzarijyamo nta kibazo ariko kandi niba ritanabaho nta muntu uzaza kukwishyuza ko wakoze neza none se ahubwo tutagiye kure usibye wenda no kuba kuvuga ngo umuntu ntiyemera Imana ibyo ntiwabimuhora umuntu utemera idini runaka n'ibyo ku giti cye afite ibindi yemera ariko ngewe mba mbona hatariho nk'amadini hakaba hatariho wenda nko gusenga gutya ibyaha byakwiyongera leta yagira akazi karenza ko yagiraga inzego z'umutekano kuko buri insengero ngewe rwose nimba hari n'abakirisitu barimo bari bunyumve nimumfate nabi urusengero ndufata nk'ikiziriko gifata abanyabyaha cyangwa se ikiziriko urabona mu matungo buriya amatungo agira akavuyo cyane ni ihene uzarebe hari igihe umuntu aba afite nk'umukumbi w'amatungo ariko akaba afitemo ihene imwe asohora aziritse ikiziriko no mu gihugu hano rero hari abantu urumva abapasiteri bo barabereye ikiziriko bakagukurura bakakujyana mu rusengero bakaba wa mupasiteri afashije abantu benshi mu gihugu inzego z'umutekano se uzabibona kenshi cyane n'abantu wenda nk'iyo bavuye mu bigo ngororamuco bahita bababwiriza kujya gukizwa buriya gereza n'urusengero nabyo biba bifite isanira n'abavandimwe ariko ibyo bintu nanjye ni gutyo mbyemera kuko hari abantu nyine kuba wenda baba mu idini runaka usanga nyine hari ibintu basi bageraho n'ubwo wenda hari ibyo barengaho bakabikora cyangwa se wenda bakanabikora bihishe ariko usanga hari utuntu ibyo ari byo byose haba hari akantu nyine
atagikora kubera ko nyine ari kubarizwa mu iryo dini. Ashobora no kuvuga ati ninkora iki ngiki pasiteri ndeba bishop ndeba cyangwa se akumva ngo byagenze gutya kwa runaka, nyine ako kantu kakamwobija kuba yakiranuka cyangwa yatungana ku icyo kintu. Okay, none se ubona ari ikihe kintu wenda nsinzi icyo kibazo niba kiri bukorohere kugisubiza, ariko ugerageza utambwira yuko bidashoboka, umbwira inzira wenda byanyuramo niyo yaba atari ariko yumvikana. Ubona ari ikihe kintu cyabaho ku isi cyatuma isi igira amahoro, ku buryo turavuga mu bantu apana mu nyamaswa, ku buryo nta muntu uzigera abangamirwa na mugenzi we. Kiri kintu wabivugaho uti wenda nk'ubu wenda reka tuvuge ko urabona haba abaperezida b'igihugu, ibihugu byinshi, isi bayihinduye imwe, igihugu kimwe isi yose, bakakugira umwami w'isi urumwe. Oya turi kuvuga wowe umwamikazi mubabarire, ukaba umwamikazi w'isi yose, noneho bakagusaba yuko abaturage uyoboye bakagusaba yuko uzana politike iri butume muri icyo gihugu cyawe. Nta muntu ku isi hose nta muntu uzigera abangamira mugenzi we. Wabigenza icyo kintu rero ngiye kugusubiza ibyo wambujije. Oya gusa ntabwo mbishaka. gusa ukuntu nabigenza gusa nibyo ndi gutekereza, sinzi niba byakora. ubwo ko nanyuze kwica intege ntabwo byakora. ntabwo byakora pe. None se ntabwo binsabye ibitekerezo birenze. ariko rero nubwo wenda agira uburyo usa nk'ubivugamo, nawe ndaza kukubwira uburyo ubundi bimeze. njyewe wenda ukuntu nabivuga, ikintu cya mbere nakora numva nyine abaturage bose urabizi ntabwo baba baringaniye, sibyo? Urabizi hari abantu bashyamirana n'abandi kenshi cyane, wenda bapfa n'imitungo, amafaranga, wenda nkanga mugenzi wanjye kubera ko mbona afite iterambere rirushijeho nyine andenzeho. rero ikintu nakora nabanza nkaha buri muturage wese ubushobozi bwo kwibeshaho. icyo ni icya mbere. hari ikindi warenzaho? ikindi si ubwo reka tuvuge ko ibyo wenda ari byo ubonye. none se reka tuve mu isi yose tugaruke mu bihugu. hari ibihugu bidakoresha kapitalism, urumva? hajya biba bikoresha ni communism, ni iki bidakoresha kapitalism. ni ukuvuga ngo bafite byo ibihugu bidakoresha kapitalism, ni ukuvuga ngo byo biba bifite abaturage bose baba bareshya mu gihugu. buri kimwe cyose umuntu akenera serivisi mu gihugu akayibonera wenda ubuntu, reka ariko tubivuga, sibyo? ubwo niko waba ushatse kugira isi yose. none se kujye muri ibyo bihugu twumva ko hari abantu bishe abandi, bishe bagenzi babo, tugasanga nk'umugore yishe umugabo. ariko navuze step by step, sibyo? navuze icya mbere nakora ni icyo ngicyo. icya mbere nakora byibura nabanza nkereza buri muturage wese kuba yabaho we bimworoheye, sibyo? kubaho ubuzima butamugoye cyane. reka nkubwire rero, nta kintu na kimwe kibaho wakorera umuntu cyatuma areka kubangamira mugenzi we, kubera ko umuntu abayeho mu gupingana. umuntu aremye mu buryo yumva yuko mugenzi we yamuhora hejuru, yumva umuntu abayeho mu buryo yumva yuko mugenzi we yababara kurenza uko we yababaye. nta kintu na gito wakorera umuntu kugira ngo abashe kumva yuko mugenzi we yabaho neza. buriya usibye wenda hari umuntu wigeze kumbwira ikintu, urumva? wenda nk'umuhungu, buriya umuhungu cyangwa umugabo nta muntu n'umwe umukunda, kereka mama we gusa.
kubera icyo ari mama wese ugiye kumbwira nka bantu ngo umuhungu ukennye ngakundwa na mama we gusa cyangwa umusore ngo umusore w'umukene ngo umuntu agira umukunda ku iyi si ni mama we wenyine cyane naho w'umukire ariko buriya no mu bagabo nta mugabo nese hari umugabo wifuza ko umugabo mugenzi we yagira ibintu yagira nk'imitungo iruti bibaho ko wenda nk'ubu weho wambona nateye imbere kukurusha bikagushimisha wowe ukagumya uri hasi uzi se ibyo bintu ndabyemera pe bibaho ariko nanone ntabwo ari abantu bose 100%. Abantu bose ni bamwe nta muntu mwiza ubaho ibyo ntimuzambeshye nta muntu ese abantu ni beza abantu biterwa n'uburyo mubanye umuntu akubera mwiza bitewe n'uko mubanye nyine ndakubajije wewe urebye abantu ni beza ntago ndi kuvuga ayo mafesi yanyu cyangwa ni njye abantu nta kintu bantwaye pe abantu ntacyo bantwaye rwose none se reka nkwereke wenda nanjye ntago nemera ko abantu ari babi ariko nta nubwo ari beza ariko nta cyiza cy'abantu abantu ni beza ku ruhande rumwe ariko ku rundi ruhande ahubwo ku mpande zose ariko ibaze umuntu uyifashe urumva akareba akabona isi ukuntu imeze hariho ubutaka gifite ibyatsi byubatseho amazu meze neza byinshi n'abantu babikoze ariko agasanga bidahagije akavuga ati reka nkore ikintu cy'igisasu uru runtu ruri hano nasanze hano nzaruturitse n'aba bantu bose bariho bapfa uherahe uvuga ko icyo abantu ari beza umuntu wakoze hari ubwo n'imbunda bwa mbere ntago yigeze ayikora agambiriye ko abantu nyine bicana urumva yayikoze ashaka iki we yayikoze urumva nk'umuntu ukoze iki nk'icyo nakwita ubwirinzi ariko atari ukuvuga ngo yirindaga iki kandi abana n'abantu nyine nicyo nakubwiye umuntu ahora yumva mugenzi we ko erega abantu ni inyamaswa zihigana sibyo kandi ntibizigera binarangira n'ubu ngubu ari igihe mba no kukureba wowe gutya nkaba numva nakwica mbaze uti ni iki kintu cyatuma njye waba wiyandurije ubusa rwose oya ntago nawe niyandurije ubusa waba wiyandurije ubusa ese nkanjye ni iki kintu mfite cya wakumva kiguteye nyine kuba uri umuntu jaruzi ku buryo wumva ushaka kunywa kuba uri umuntu byonyine birahagije kuba uri umuntu byonyine birahagije nanjye ndi umuntu nk'indi natekereza Amajide Black yaravuze ngo usibye umuntu nta yindi nyamaswa ibangamira izindi nyamaswa kandi koko nibyo reba inkirabyara inyana yawe ugahita uyizirika ukajya konka ya nka yabyaye uri kumva yego reba tworora inkoko tukorora ingurube tukorora inka n'intama ariko muri ibyo bisimba byose nta na kimwe dukunda tubyorora mu nyungu zacu bwite kubera icyo yavuze ko ari umuntu gusa ntabwo uzi ko hari inyamaswa ziba zitunzwe n'izindi nyamaswa ntoya nyine inyamaswa yica iyindi nyamaswa ngenzi yayo kugira ngo iyirye ariko umuntu yica umuntu kugira ngo ugende bite umuntu yakwica inka kugira ngo ye kuyirya hoyase kuki umuntu yica umuntu mugenzi we kandi abizi neza ko atari bwemererwe kumurya ntabwo ngiye turimo kumvikana neza nyine ubwo abantu nuko twisanze twararemwe kuko na mbere hose niyo rumvishe amateka ya kera hose urumva na mbere aho bavuga ngo mbere y'ivuka rya Yesu urumva byabaga abantu babyinagazaga abandi abantu bicaga abandi none se bivuze ko ariko kamere yacu yarema mu mutima mubi cyane akandi kantu gatoya nakubaza
nimba ugafite igisubizo simbizi. Ubona umuntu avuka ari mwiza agahinduka amaze gukura, agahindurwa n'isi amaze kugeraho, birumvikana cyangwa se binsobanure rero. Umuntu avuka ari mwiza yagera ku isi agahinduka, cyangwa umuntu avuka n'ubusanzwe ari mubi? Ubitekerezo. Umuntu ndumva ahinduka ageze ku isi. Aya urabeshya. Umuntu avuka ari umugome, niyo ari mu nda burya aba ari umugome. Ubu uruhinja ruri mu nda ya mama warwo rutaravuka, nimba utwite wambwira ko weho nimba utwite umwana utwite ni umugome? ntabwo nabyumva. Ashobora kuvuka ako kanya, yagira wenda akavuka azi nko gutekereza, yabona umushwi w'inkoko agahita agenda agashaka kuwushyira mu kanwa. Ariko ibyo abyiga amaze akanya ku isi, ntabwo we akiza ku isi ako kanya. Ikintu aba ashoboye ni ukonka ibere mama wamutamitse. Nyine ni ukubera ko arizo mbaraga bafite. Nyine niyo mpamvu ibindi biza nyuma, nyine yarageze ku isi. None se buretse gato nk'ere, iyo umuntu agiye mu gisirikare, urumva yinjiye mu gisirikare ako kanya, batangiye kumutoza, aba agiyeyo azi neza yuko agiye mu gisirikare kandi agomba gutozwa ibintu nyine harimo umusirikare no mu byo gutozwa no kwica biba birimo, nabyo biba birimo. Kuko iyo bakubwira ngo uzirinde kandi n'umuntu uzaza gusanga, ntabwo nakwirinda se sindi kwinjira mu bintu by'umutekano cyangwa by'abasirikare. Ariko niba uri gutoza umuntu ngo uriya naza uzirinde, akaguhereza icyuma, akaguhereza imbunda, akaguhereza wenda na resanse, ibyo byose ntabwo ari ibintu byagirira neza umubiri w'umuntu. Ibyo nibyo bikoresho baguhaye. Umuntu abundi mugenzi wagaturuka hariya, nyine ugomba kwirinda aho kugira gute, ni ukumutanga ukamukubita. Ariko urumva ubyiza uri ku isi. Oya, icyo nakubwiraga urabyigishwa nawe, ibaze ko wavuze ngo ajya gutozwa. Oya, ntabwo turi kubyumvikana. Ntabwo ari ibintu abasaza. Oya, umwana uruhinja nimba ruvutse nizo mbaraga rufite zo konka, iyo rutangiye gukambakamba rutangira guhura urushishi rukica, urumva? Niyo mpamvu nakubwira ngo ageze no ku gashwi k'inkoko yahita agashyira mu kanwa ari kazima.